ya Kanimba TV. Amasengesho kuita satani, ulimo satani. Jina satani fitagona satana wewe uzawifa. Amasengesho. Satani sana muri. Kwa jina la Yesu mundebe. Amagambo yanjye nayo kuita satani. Mae kibaye kigoryi noneho wala takibaje kimbuye kimbuyago. Alaikum. Ibintu byose dore niteje imbere, narabajije, nabaye umucuzi, nabaye umubaji, nabaye umutekinisiye, nabaye ibintu byose nahacuruje, natwaye imodoka, natwaye moto, ariko ikirumbura kirumbura ubu ngubu nsigaye mbura ni amahoro yonyine, uwama amahoro yonyine. Ibintu byose narakoze, amafaranga narayashatse, mu ndake ninjiyemo, ibintu byose narashakishije byose, ariko ikirumbura ni amahoro cyonyine. Ubu se koko ubu nkoze iki koko? Ariko reka njye kuyagura, kangende muri butike njye kuyagura, kuko ntayaguze nibi bintu mba ndi kugenda nyuramo nca hirya no hino manuka nkonkoboka byazankoraho, nazashidukana yaguye yahuze. ubwo nimba bimenya ahubwo bashiduka ari ikote ryonyine bisigaye. Ahubwo kanjye muri butike njye kuyagura, abacuruzi ntibayagira, ntabwo bayagura, bajya banayarangura ngo barayagura, ntabwo yagura. Nuko wagiye n'amaguru by'abinyabiziga bisize hera. Wajyaga ngo ngenze umunwa. Ariko giye. Umunwa. Mubaza ibintu by'ubusa ngo nagiye n'amaguru, nase wajyaga ngo ngenze umunwa. Kibaye kigoryi noneho wala. Kumeruka nawe usigaye ucuruza. Nta kintu amahoro burya nayo muracuruza mu mucuruza. Ntabwo wasazera. Hoya mbwira nimba amahoro nayo mujya muyacuruza. Amahoro? Nabo muza amahoro. Umva narayabuze byanyabyo, ubwo nge niyo nabuze yonyine. Ibintu byose nabifite. Uravano umva uzenguruke kano kagari kose, ukumva uragera n'Ikigali utari wanayabona. Ubwo se uvuze ko ndagenda ahubwo mvuga ati wocuruza utuntu twamaki utundi wikipa wajya ngo ni igipama kome gendera n'undi n'ubutabiyacuruza. Reka mbwira, ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power. We bimeze bite umugabo? Byiza ni sawa. None se kuzamuka hano nawe simero kugicuruza harya? Ndacyacuruza. None se ngiye hari akantu ndi gushaka nyine ko wangurisha. Ubu imitungo yose ndayifite, amamodoka, amazu byose, umva ibintu byose naparika, amasambu, amafamu, ibintu byose ndarakuparika. Ariko ikintu kimwe mbura ni kimwe, wama amahoro, ibindi byose ndabifite. Murakira mukira ubutunzi bwo mwisi, ariko ubwenge mukabubura koko. Ariko se ninde ukubwiye ko ubwenge yabubuze? Ko nkubwiye ko nabuze amahoro, nkubwiye ko ubwenge nabubuze. Mwese ngeza ni wowe uhangejeje. Amasengesho ukambwira rero wa mugabo, inama nakugira nta hantu na hamwe uzakura amahoro, nta na hamwe rwose. Wajya mu mirenge, wajya mbese nta hantu wagura amahoro. Ubwo no kuvuga ko nta hantu nayabona na hamwe. Ahubwo reka nkugira inama. Yoboka Imana, uyoboke mu nzu y'Imana, niho nzabona amahoro. Se ganisha ku kintu cyatuma mbona amahoro. Si amahoro ushaka? Nta amahoro nshaka. Yoboka mu nzira y'Imana. Ku cyumweru uzaza unkurikire tuyoboke inzira y'Imana. Ndakubwiriza ukuri, amahoro ubwo uzayabona, nibirenze amahoro uzabibona. Umva nzahita nyabona neza cyane rwose. Ntabwo reka tuzamukane ugende ubwira ukuntu nzayabona amahoro rwose. Amasengesho kuita satani, ulimo satani. Jina satani fitagona satana wewe uzawifa. Amasengesho. Satani sana muri. Kwa jina la Yesu mundebe uyu muntu.